nta kundi nagira sheri gusa iki ngiki ntabwo aricyo kizana amahoro mu rugo kandi ntabwo aricyo kikwereka ko wubahwa cyane mu rugo cyangwa se ngo ibi ntabwo ari byo. Ikintu cyose biba byiza kuko uzi ikintu wumvikanye n'umugore ariko ntibisanzwe gusa ntabwo umeze neza mu mutima. Nimba ubonye ko ugiye kugenda akira impeta nta kundi nagira cyane impeta kurubatse sika turayimba ku buryo unyigisha kwambara impeta kuri none iyawe nk'iyo ataba ari iyawe tuba warayambaye nta munsi w'ubukwe akiriye n'impeta yawe genda wambaye impeta. ariko narizi ko ihari impeta ni iy'agace seriously kuranterera pe sinarizi ko impeta ihari sheri kurantera impeta ihangane ibikeza isanga ko ntugaruka uzambwira nyirayo uwo ari we. Ishakoshi uteretse ahangaha siko narimo kugira ngo none ngo kurakina ugiye nsubire ibitangaza bigwire mu ngo ibitangaza bigwire kubaja hehe ko naherutse tuza dupanga akantu kose tukajana ngani kalemana na chana nikiwa bimeze bite siko hagira ngo turakina movie bimeze bite da umaze kwisiga mpangira ngo wenda turasohotse umaze iminsi wavuga ngo uzaja mu bukwe uzasohoka ni bwa bukwe cyangwa urasohotse? Oya ntabwo ari bwa bukwe iki gikapu bimeze bite iki gikapu kuraja hehe byanye n'inshuti zanjye tugiye guhinga out uko abagabo bakuramo abantu imitima. ihangane no Sherry, to be honest what happened? What is this? Ibaga ni yiki igiye muri vacation kubiswa nacheka kama mazuri jamani. Ugiye vacation turashize ugiye vacances usize umugore abana bari mu biruhuko kurabona twasohokana twese ntabwo twabego ubona je bitongyohera imyaka yose twasohokanye umva wihangane ngo mu kujyana n'inshuti twapanze uyu munsi tuzafata vacation tuzatwara icyumweru. Okay listen nzamura amaranga mutima ntutume vuga nabi wa mugabo we mbabarire ndakubaha mbabarire ndashaka kuba ntari muzima cyangwa ndikurota aho nako ndi kuba nari kumava ihamba ugiye narabiguteguje niko utabyibuka ariko bimaze nk'ukwezi ndiguteguje wenda narabiguteguje ukajyana mu by'imikino igihe cyose wahora ushorerana umugore n'abana please ugomba gufata akanya nawe nkaruhuka. turagiye ku ndege nkiruka nawe reka ngende mfata umwanya nawe nduhuke. Kuri ubwo unachoka urarushe ku buryo ntajana nawe abo bana bakurusha hajya nabajije nyine cyangwa nabawe? Oya just n'abantu tujyanye tugiye kuganira ku bintu by'akazi tuzamenya icyumweru kimwe tukagaruka atakama nubwo haba ari umunsi umwe kubera ko ugenda ahantu tutumvikana wowe kurumva uri kuzana amahoro mu rugo cyangwa kurazana amakimbirane? nta mahoro ariko nta kibazo cyabaye. hanyuma abantu ntibasenya ngo basenye nuko umuriro watse ariko abagabo kuko imusigaye mugorana muri iyi minsi ni gute ushobora kwifata mugiye muri vacances itumvikana ubona ngenda kunze vacances ubona bitombeye ariko ngo mudamu ngo usigarana n'abana none se niyo byanditswe ko umugore aguma mu rugo adashaka kuja muri vacances ajane n'umugabo vacation. I need vacation too. Bijya nakizagira sibyihangane giye kugenda asigaye kanze muri gahunda ze n'inshuti zanjye ubwo tuzatugenda dushorera kenye aho ngiye naho ugiye no please iki ni igihe cyanjye reka ngende
imyaka n'imyaka tubanye ntabwo uri bati ndabakunda ariko igihe kirageze kugira nanjye ngende mfata umwanya tuganire n'abandi twishime mbese uruhuke ube single yanjye ugiye nk'umusingo free ugiye nk'umusingo abo bantu bamugiye guhura n'ibandera ni inshuti cyo twapanze ntabwo bubatse barubatse nta bagore babura bari bujana n'abantu aho nabambeshe sinzi gahunda ubwo nibwo dushaka kujana n'abantu ahubwo ashaka kubijanye n'abagore n'abagore none se impeta yonyine iri hehe bitari nayo nayibagiwe oya ntabwo uragenda iri hano nyigushakire kinshakire urayikeneye cyangwa ntushaka aho yesi ngombwa nayo aho umuntu yazambariye impeta niba kugira umuntu ahora yizeye ko impeta umuntu abikuguha ariko niko zubakwa ntabwo ariko zubakwa ahubwo urabifata uko abanyarwanda baravuze ngo niko zubakwa nkazangira ngo none iyo ni imigani itabaho mapya yesu n'impeta nayo wambara impeta nayo irakugoye ndayitwara hari igihe umuntu ayibagirwa hari igihe umuntu ayibuka nayo ntayo uhaye agaciro reka guha agaciro reba jewe ndayambaye umwanya muto gusa wiza tugiye gusohokana none ngo tugiye kujana naho kumva ugiye gufata indege uragiye reka mubwire uri impeta ya mbere ni ku mutima sibyo ku mutima niho impeta ya mbere aho ibi n'ibisanzwe n'abadafite abagore cyangwa abagabo barazambara ntabwo ubona ibisanzwe ariko impeta ku mugabo n'umugore ni umwihariko siko batatu batazambara cyangwa sokuru babanye neza n'abagore babo abo ntibayenzi yizo ni kera ni imyaka none se ibyo se bisigurika niyo mpamvu impeta zihaba umugabo n'umugore akamara impeta yambitswe n'umugabo we n'umugore akambara impeta yambitswe n'umugore we ibyo nta nubwo ari ngombwa nta impeta sinibaza ko ariyo y'agaciro cyane kubera ko umugabo uhisemo kugenda ngo agiye vacation za vacances agasiga umugore n'abana icyo nacyo ni barondera umusogisi nana yasize genda uyishakire ubwo kurumva anezerewe cyane ku buryo ngushakira sinzi n'imyenda watekeye ubwo byo birakureba nakubabaje ubwo se niki cyanezeza muri ibyo ngibyo wabuzwa kwishima ko umugabo wagiye muri vacation n'akagenda akanezerwa n'abandi impamakadi wamaze kumbwira nta kundi nagira sinagwana sinshaka kukwereka amarangamutima sinshaka kurira muri aya masaha it's okay genda muri vacation peza amakadi impamakadi uzana amakadi yose uyazanije sinzi mpeza amakadi yose peza amakadi izindi zirihe nanjye ndatwara indi siga amakadi hano ya library nini nshaka kuja gusoma ngomba kujyana abana bakajya gufata ibitabo reka siga amakadi zabasohora mu maresitora tuzasohoka natwe tujya vacation n'ukuvuga njye nta kadi n'imwe mfite uzana hano ibyo birakureba kuko iyo ugiye nimba ari hoteli warabukinze nimba ari hari igihe kadi mwigera n'ikibazo usanga nta mpamvu yo kugira inyuma ngo kwitwara nkajyana kadi ebyiri sibyo wihangane kuko baba bati umugabo yajya niyo ruba wihangane n'ibisanzwe nta n'ikigo kirimo ndagiye niba uwambi icyumweru kimwe nanjye nkamezi bitatu umwanya nkagiye nizera ko byumvishe neza nta kibazo kirimo nta n'ikigo kirimo gusa icyo nakubwira nta ntambara nshaka guteza ubu mpagaze neza muri Kristo ariko icyo nkubwiye nugaruka umuriro uzaka kuko sintekereza ko uzazaga ngo ndagukumbuye oya hari umuntu uzi kumbura umuntu wagiye batumvikanye nugaruka n'ibintu byumvikana nugaruka umenye ko usize nyine amahoro make
usize amahoro make mu rugo ntabwo nosaragurika ugiye kugenda igikapu kiri imbere yawe wihanganye dore ngiyi yambaye akira nta kundi akira reka gushyira mu mufuko shere ambara iyo mpeta reka kunkuramo umutima ambara itoroshe ambara impeta nibagiwe reka ariko ushobora kujya koga ugasanga uroze wibagiwe irambitse ahantu n'izi kade nazibaho ngaho none nizire gusiga utuje nta kibazo kirimo n'ibisanzwe ntabyo gutuza nta nuko nabihira sinasara ngo sintatata ntacyo nakora mfite icyo nakora kugira ntugende ayo wumva ko ari ibintu bisanzwe ariko genda naje ntuzagenda kuko ubu ni kimwe gusa wisura uzafata naje mana we naje cyo kuzajyana batoto kwani abana baba bazasigara na papa wabo kuko naje uramasigiye se naje byombeye icyo wifuza uzureka n'undi nawe icyo wifuriza uzucifuriza na mugenzi wawe tugiye mbese no kuvuga ko tutagomba gusohoka tusohote wenyine nasi icyumweru kimwe wende baba umara ukwezi mara icyumweru aha niko bimeze ndumva bidasanzwe nta mahoro gata kuko hajemo guhangana ikintu cyose no sheri twakwicara tukajya inama buri kintu cyose dushaka gukora ariko this time nta mahoro ahari genda nta kundi nagira uri ready ugiye kugenda ibikapu watekeye mu mwanya uje gufata indege yawe ariko nuzi I hope ko nanjye uzondeka sohoke njye nanjye byambera nanjye kabisa nkagenda nanjye abana uwazumbona wese nta nubwo yanatekereza by the way ko nubatse mana uri wenyine nyine uri wenyine nanjye njya gutwika ubona bitamberara ubwo se ndi mubi cyane kandi sindanasaza nanjye nawe ntanzarebe ko bizagusiga uzumva ko uryohewe naho nyine ko ndabivuga nkabona uri kuja kubibwira reka tuzabivuga ngarutse genda usenge uzasanga ari amahoro pe muri ikintu cya mbere ugomba kundagira isengesho nkagaruka mu sibyo umugore mwiza amasengesho noneho kuragira ngo uzayagusengera cyane no gusengera azaguherekeze pe cyane gusengera yandi ushaka kongera ntugaruka kuko sindamenya masi ntasoni urugendo kansa baba kansa fateye rukansori kuko nje sindushigikiye kandi mu rugo biba byiza ko umugabo ashigikira umugore nawe agashigikira umugabo nakubwiye ati nta kindi nakora just go ariko nanjye ntaje uzatekereza kuko nanjye nasohoka bigakunda sibyo tujye tuzabivuga nongarutse sibyo nta kibazo nta n'impamvu yo gutera amahane ngo ndakare tubiganiyeho byumvise nta kundi nagira kaje karemerwa niko abarundi bavuga ariko muri Amerika turatekereza cyane dushaka kugera ahantu tugatuza abona gukora cyane gutekereza cyane ibintu byinshi cyane niyo mpamvu kujya ahantu tuje wenyine tekereza abagabo murarushe ubwo nimba umugabo arushe muri Amerika umugore we bimeze bite umugore we bimeze bite ubwo uzubona ngiye ntarushe turi kumwe n'umubebe niko na bebe sa ngaragoye ko hakibazo undi mudamu ari kumwe n'umubebe aba yishimye cyane ibyo byishimo byo bya mbere abagabo baratekereza cyane bagasaba kugira bajya ahantu baruhuka akenda uruhuke hakibazo uranifata nk'icyumweru nuko ugiye kuruhuka nugaruka uranifata nk'icyumweru ndagabuza iby'imyaka 5 yose nimba wari urushe nkuruhije ukaba urushe kubera ko umugore afite genda uruhuke naje kumbure akabebe nigakura nanjye nzasohoka njyenyine ntakuja ngo umugabo iruhande mwenyewe niko bimeze ibyo n'ibisanzwe ugende nawe ubitekerezaho kuko ibi bintu nibi ntaho byigeze biba n'umunsi n'umwe kuva twabana imyaka 10 igiye kwikaraga kuvuga ngo urifashe urakatishije ufashe igikapu ushize ahangaha ngo uragiye
ntabwo nigeze mbyumva n'umunsi n'umwe akanako n'akaga cyangwa n'akagara noneho sinzi ndumiwe. Ihangane ni ibisanzwe ko umugabo yasohoka mu nzu nta kindi kigoranye kirimo, sibyo? Hajya Bibiliya iravuga ngo umugore ngo nagandukire umugabo cyane, niko ahubwo bivuze neza. Ese ubu ngubu hasi abagore bo bubahukira abagabo babo. Iryo somo rirakureba kandi rihere no muri aka kanya uryumve neza. Iryo somo ugomba kurizirikana. Umugore agandukira umugabo. Umugabo akagora iki? Umugabo agakora cyane. Ubwo warakoze cyane utwo wakoreye ugiye kuturya. Wenda ryo dukeya pana ntabona nagezaho. Uragenda amahoro. Byose ntibisize. Uragenda amahoro. Urakoze cyane. Uragenda amahoro kuko nta kindi nakora. Ntabwo uri umwana, uri umugabo mukuru. Ubu rero nta kundi nagira. Kugenda ubirantegereje. Genda ahubwo amasaha yagiye ntacyoroshye. Bihangane muri mwiza umva ko nta kindi kibi kibaye, ni ugufata just akanya gato umuntu akitekerezaho neza. Nawe ako kanya uzakabona ndakakwemereye nyuma y'imyaka 5 maze kugira imvi ariko abagabo muri kunda koko nyuma y'imyaka 5 ubwo nzasohoka nyuma y'imyaka 5 guteranya mfite kumva ndo mpanze gukecura. Icyo gihe nyine abana baza genda ugaruke nanjye nzagenda nkimeze gutya iminkanyari itaraza. Okay, ngiye gutega imodoka asigaye sigana amahoro. Mwana we ndagusengera mu rugendo. Mana nyine ni yonyine kubakira ingo z'ubu. Ndagenda mbatekerezaho cyane. Yago ndatekereza ko abantu babona aho ngiye twahuye dukuze. Ariko ingo z'ubu simbi ahubwo ikibazo abagore niko basigaye bo muri Amerika byitwara n'ukundi kwawe. Se n'abagore muri Amerika niko banaye bose usanga bagira babahaye itegeko rigeze. No shereka kuvanga amasaka n'amanani. Ese zavuga amasaka nikireka kuvanga amasakaramentu. Tuvuga abandi bantu ni jewe nawe. Bose tubashimye. Nuko gabitangi. Ntabwo byoroshye. Umugabo n'umugore umwe afata icyemezo agakora iki ngiki kera biba byazana biba byazana yanarize gukora tera blague. I don't know, I never know that. Makine vacation umugabo we yagiye vacation ngo n'abandi bagenzi be nibi n'umuntu ari kuzabona mana yanje we nibisanzwe ugenda muri timu y'abantu 5 10 ugenda just mukaruhukira ahantu mukagira mukaganira ibintu bisanzwe. Umwana n'abanyazinshi nuko twaje gakubaka nuko kurira kwihana rero Imana ibarinde. Sawa nawe ujane n'amahoro. Yego rero utashaka kumusezera kubera uburakari. Sigara amahoro. Imana ibarinde. Sawa. Kanyaruke.